muraho neza ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Uyu munsi reka tuvuge kuri iki kibazo gikunzwe kwibazwa n'abantu benshi cyane, by'umwihariko abakristo cyangwa se abantu bakijijwe by'ukuri, aho buri umwe usanga yibaza ati ese imitoma mu bakristo iremewe? Ese ntibyaba ari icyaha? Niba nawe ujya wibaza iki kibazo, ugumane natwe kuko ugiye gusobanukirwa byinshi kuri iyi ngingo, tunamenyeramo ukuri kwa nyako ndetse tunamenye icyo Bibiriya ivuga kuri ino ngingo. Niba uri urubyiruko ntucike intege zo gukomeza kino kiganiro kuko uraza gusobanukirwamo inama zikomeye cyane kuri wowe. Ikindi kandi niba wubatse, iki kiganiro ntikigucike kuko ndabizi neza yuko nawe harimo byinshi cyane ukeneye kumenya. Reka tukinjiremo neza. Njye mugiye kubana kandi ari nanjye nkunda kubategurira ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka kuri ino YouTube channel. Nitwa Rukundo Damas, YouTube channel Rukundo Love Stories. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel turakwakiye kandi tuguhaye ikaze. Tuboneyeho no kugusaba gukanda subscribe kugira ngo nawe uzajye ubasha kubona ibiganiro byacu bitandukanye bitambuka umunsi ku wundi, kandi bikagufungura inzujya kugira ngo uzajye ubasha kwibonera ku gihe. Murakoze cyane. Reka twinjire mu kiganiro cyacu neza. Ariko niba wageze hano ntiwirengagize gukanda like kuri ino video. Nubwo hari abantu benshi cyane ubusanga bari kwibaza ngo imitoma iremeye ku mukristo, biranashoboka cyane ko hari abantu benshi badasobanukiwe imitoma icyo ari cyo. Abo ngabo reka tubinyuremo tubibasobanura mu magambo make cyane. Imvugo y'urukundo cyangwa imitoma ni amagambo umuntu abwira undi amugaragariza ko amukunda, ayamubwira amwereka yuko amwubaha cyangwa se amwishimira. Gusanga nakubwira ko ikibazo atari imitoma ubwayo, ahubwo ikibazo n'ubwoko bw'imitoma ndetse n'icyo igamije. Hari imitoma yubaka ndetse n'imitoma ishobora gusenya umutima igambiriye kukuganisha ku cyaha. Mbere yuko tugera ku gisubizo cya nyacyo, reka turebe icyo Bibiriya ibivugaho. Bibiriya ntabwo yigeze ivuga yuko imitoma ibujijwe, ahubwo itwigisha uko amarangamutima yacu agomba kuba ameze neza. Abefeso ibice 4:29 haravuga ngo ijambo ryose ribi ntirizavugwe mu kanwa kanyu, ahubwo hazavugwe iryiza ryubaka. Ibi ngibi bivuze ko amagambo yubaka rwose aremewe mu rukundo, ariko amagambo atera irari agaragara nk'icyaha imbere y'Imana ndetse n'abantu bayo, ntabwo yemewe. Nanone Bibiriya iravuga iti, Abatesalonike ba mbere ibice 4 ndetse n'umurongo wa 3 haravuga ngo icyo Imana ishaka nuko muba abera mukirinda ubusambanyi. Ibi ngibi bireta bitwegereza mu kumenya imitoma yemewe ndetse n'imitoma itemewe. Reka tubanze turebe iyemewe mu bakristo, hanyuma tuze kuza dusobanukirwa n'iyindi itemewe cyangwa se itabikenewe. Ni myinshi cyane, ariko izi ngizi ni nk'ingero ngiye kuguhereza kugira ngo nawe uzajye ubasha kubisanisha, ujye umenya ibyo ayo ugomba gukoresha ndetse n'iyo udagomba gukoresha. Uwa mbere muri imwe yemewe: ndakubaha cyane kubera umutima wawe mwiza. Uwa kabiri, ukuntu witwara bituma nkomeza kugukunda. Gatatu, uri impano yanjye Imana yampaye. Kane, senga Imana ngo urukundo rwacu rukomeze kuba rwiza. Iyi mitoma irubaka ndetse iyubaha Imana. Ikindi kandi ntabwo itera irari. Urugero rw'imitoma itemewe ku bakristo aba ari amagambo ashyushye avuga ku mubiri, amagambo agamije gushukana, amagambo atuma umuntu atekereza ku bintu bitari byiza, amagambo aganisha ku cyaha cy'ubusambanyi. Niba imitoma ituma umutima wawe utangira guhinduka nabi, iyi mitoma ibirenze ikenewe. Ntabwo ari imitoma ikwiriye umukristo ndetse ntabwo Imana yemera. Ushobora kwibaza ngo se iyi mitoma nayibwirwa n'iki? Ikimenyetso cyayikwereka. Nza wibaze iki kibazo: ese iyi mvugo ngiye kuvuga, ese iri jambo ngiye kuvuga, Imana iramutse iryumvise yabyishimira? Niba igisubizo ari oya, ni ikimenyetso cy'uko ukwiriye kurireka. Menya yuko urukundo rwiza rutihuta, ikindi kandi ntabwo rwishora mu cyaha, ikindi ruteza imbere umutima ndetse n'indangagaciro. Turi gusoza, reka dutanga inama ku rubyiruko. Mukobwa ndetse nawe musore, jya uvuga imitoma ikuvuye ku mutima, atari iyo kwishimisha gusa. Jya ubanza gusenga mbere yo kwinjira mu rukundo. Ntukigane ibyo isi ikora, igane indangagaciro. Wibuke ko urukundo rushimisha Imana rutagira isoni. Umwanzuro w'abantu bose turi gusoza: imitoma mu bakristo iremewe iyo ivuzwe mu bwubahane, mu kuri ndetse no mu gutinya Imana. Urukundo ruturuka ku Mana ntabwo ruganisha ku cyaha, ahubwo ruganisha ku gukura. Turasoje, ariko niba wakunze iki kiganiro, kanda like iyi video, ugerageza kuyisangiza abandi, inshuti zawe, kandi wiyandikishe kuri Rukundo Love Stories, utwandikira comment aho hasi. Tubwire wowe ubibona gute? Imitoma igomba kuba imeze gute mu rukundo rwa Kristo cyangwa se mu rukundo rw'abana b'Imana, mu rukundo rw'abantu bakijijwe? Ndagushimiye cyane wakoze twatanye ino video tukaba tugeze ku musozo. Imana igumugisha. Nizere ko tuza guhura mu yindi video turebera hamwe ibindi biza kuba bigezweho mu kandi kanya. Ndabakunda cyane, munabizi neza umunsi kundi hano tuba tugomba kucishaho video shyashya kandi video ifite indangagaciro nziza cyane. Mbifurije kugira urukundo rwiza Imana yemera ndetse n'abantu bayo.